Ese wabyumva ute ndamutse nkubwiye ko igikeri gishobora kuba cyakwikuramo igifu cyacyo kikagisohora hanze kugira ngo kigisukure? Ibi bintu mvuga ni ukuri. Ibikeri bimwe na bimwe bifite uburyo butangaje bwo kuba byarokoka. Nk'urugero, iyo bimeze nk'ibintu runaka kubw'impanuka, wenda ari nk'uburozi, ibintu bibi cyane, imyanda, ibintu bidashoboka ko babigogora, iki gihe ibikeri byo ntabwo biruka ibiryo, ahubwo byo biruka cya gifu cyabyo, kandi icyo gifu gisohoka kinyuze mu kanwa. Ushobora kumva ari nk'ibintu bitangaje kandi se biteye ubwoba, cyangwa se ukumva bimeze nka filime, gusa bino bintu ni ibintu bisanzwe ku gikeri. Rero wakwibaza ngo rero ni ukubera iki gikeri gikora bino bintu? Njye ndi iFabrix ikaze. Iyo igikeri kiramutse kimeze ibintu bibi cyane kuri cyo, igifu cyacyo gitangira kugenda gisohoka gake gake, kandi kigasohokana bya biryo bibi byinjiye. Hanyuma iyo cya gifu kigeze hanze, igikeri gikoresha amaguru yacyo y'imbere gikuramo ya myanda kandi kisukura. Ibi ngibi bikuramo imyanda, parasites ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kuba ari bibi byari byagumyemo imbere. Nyuma y'isukura, igikeri nanone kirongera kikamera cya gifu kigakinjiza mu mubiri mo imbere. Kigiye mu kanya gato cyane, igikeri kirongera kigasubirana ya sura bisanzwe, ndetse kikatangira gukora ibindi bintu nkaho nta cyabaye. Ubu buryo rero bufasha igikeri kuba bwakwirinda indwara nyinshi binyuze mu isukura. Gusa si buri gikeri cyose cyakora bino ngibi, gusa byinshi bikunda gukora bino ngibi. Ubu ni uburyo bwiza igikeri gikoresha kandi uburyo kamere bugifasha kuba byakwirinda ibintu byose byabayeho mu igogora ariko bikaba bitakozwe neza. Nawe tekereza nk'iyo umuntu yagiraga buno bushobozi. Iki gusukura nk'igifu cyacu byakujya biba byoroshye cyane. Gusa nanone icyiza, igifu cyacu ndetse n'umubiri yacu ufite ubundi buryo butandukanye bwo kuba bwakwisukura. Njye nari iFabrix wakoze kuri